Ngo Muhayirwa ni muri teritwari ya Masisi. Hano aka gace M23 yagafashe werekeza kuri axe ya Gatoyi. Yagafashe bigenze gutubwo tugeze no muri Masisi. Ariko ntago yigeze ikomeza ngo ibasubize za Gatoyi hamwe baturutse, ahubwo twavuga ko urugamba M yarugarukirijemo hagati, ariko byibuze ikura turiti kuri Rubaye. Yego. Bagize gutera bakajya bashaka kugaruka. Urabyaje kurangira M bacanyeho umuriro. Uyu munsi rwose agace ka Buhayirwa gahita gafatwa ni kuri axe ya Gatoyi. Kandi amakuru akavuga ko M23 yabarengeje Buhayirwa iri gukomeza kubashushubikana, ahubwo icyo kwibazwa yafashe Buhayirwa yaharenze kubashushubikana, kandi axe ya Gatoyi irabageza muri Gatoyi. Icyo nicyo cyo kwibazwa, birashoboka nkuko bitashoboka. Zalendu basemusinya turaba General Mbitezi na Dominique Ndarutse na FDL barebye basanga bagomba guhunga bira bice bya Rucuru, kuko izi operation nakasa mutwe ziribamereye nabi. Barahunze rero bahita bajya muri bira bice biri ku rugabano rwa territoire ya Walikale na Masisi. Ariko ibintu M nawe inahiri kubahasanga, kuko nkuba makuru ari kuvuga ko iri kubashushubikana yabambukije umugezi wa Rubaro. Yego. Ikabiri kubashora mu masamba ya Walikale, ndetse ndakubwiza ukuri ko nta gihindutse kano gace ka Pinga nako gashobora gufatwa. Yego. Axe rero ya Masisi na Walikale na Rucuru hano M23 imeze neza, iri muri operation zikomeye. Muri Bujumbura hari ubwoba bwinshi cyane, ndetse ko ngo hasa nahatangiye kugaragara umwuka ngo uko 23 bamwe muri bo bashaka ko bari muri uyu mujyi wa Bujumbura. Ariko nahoze mbona bamwe bavuga bati ikigaragara cyo ati ashobora kuba yinasi nkuko nizi Burundi zabaguma Bukavu nayo nashye. Ateriko iyo bashatse kuvuga iki kintu hari abo baba bashaka kwikiza. Yes. Ati gute rero Uzi Gasaro nakubwiza ukuri. Yego. Tuzi neza ko Burundi buhanganye na M23 niko bimeze, ntago yemujyanganye na Kinshasa gusa, ihanganye n'u Burundi. Yego. Abantu rero bahanganye burya baratatana. Ndabyemera. Ubwo tuvuga ko Burundi bufite uko bushaka gutata M. Ntago wabonye ko M23 ugeze gufata icyemezo cyo kwirukana Abarundi mu mujyi wa Bukavu. Ntago bizi. Harya ahubwo ibyo bintu sinzi impamvu mutabimenya, ariko twigeze kubitangazaho mu update twakunze gutanga nko ku nkuru mu official. Kuki M yikanza Abarundi mu mujyi wa Bukavu? Yego. Ikabasaba ko baba basubiye iwabo. Nuko ivuga ati Abarundi nta wamenye ibyabo, duhanganye n'u Burundi wasanga bari kudutata. Yego. Kandi twe twaje tubasanga hano, hari n'abashobora kuba baraje barabaye infiltré. Musubiri wanyu kugaruka tuzajya batangira kureba babasirikare b'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi. Yego. Akaba rero batangira kumenasa. Yego. Ahanga ukabona ko banabikoresha nk'iturufu yo kugira bareba abo bikiza. Kandi ndagira nkubwiza ukuri M23 ishaka intasi. Yego. Niyo mpamvu bahora bikanga icyo bita umututsi. Yego. Waba uri Umurundi, waba uri Umunyarwanda, waba uri n'Umunyekongo, bahora bamwikanga uko bavuga ati wenda hari igihe bazazana bakongera kudukura. So rero ikeneye intasi hari, ahubwo intasi zayo zibereye mu badede ahubwo cyangwa se no mu Barundi utapfa no kumenya. Yakoreye muri za Malawi, yakorera no mu bindi bihugu. N'Umunyekongo wabaye i Burundi igihe kirekire, ariko yaje kwigirira amahirwe yo gukorera za ONG ziri international. Bajya gukorera i Burundi, ariko Kinshasa niyo yasabye Burundi kugira bufate no mugabo. Nibuka amazina yendaza kuyakubwira. Kinshasa imushinja ko akorana na M23. Yego. Ariko hashingiwe ngo kubyo uyu mugabo yigeze kujya apostinga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se yandika kwira ntambara ya Kongo. Sibyo, ubu kugeza ubu uyu mugabo ntago baramwohereza Kinshasa, aracyari muri Bujumbura hafunzwe n'inzego z'umutekano cyangwa se intasi zabo, cyangwa se icyo bita renseignement, Burundi bayita renseignement. Perereza niryo rimufite. Yashinjwe rero ngo kubikiso cyayo 23 bakanabihuza no kuba ari intasi zabo ahi Burundi. Ariko bigaragara ko uyu mugabo yikorera za ONG. Okay, birashoboka ko n'intasi ishobora kwihindura umukozi runaka. Yego. Cyangwa ikihindura umucuruzi ukomeye. Gukora n'abantu b'abagabo nkabita babwana abanyamakuru. Ubwo rero nawe sometime hari igihe nshiduka kwise bwana, siba inshuro ya gatatu nkita bwana. Kandi nabwo abakunzi ba Gasaro TV ko usibye no Gasaro ni umukobwa muremure ushinguye w'inzobe ufite taye rwose, ntago ari igishegabo. Sinzi impamvu mwita abantu bifuza ngo kukubona kuri kamera, ariko bakubonye bajya bahora bataje kumva amakuru, ahubwo baje kwirebera umuntu. Ariko abo nabo barahanwa accordingly. Yego. So ndi gukubwira rero ko never Uburundi bwaje muri iyi ntambara kugira bwigaragaze nk'igihugu hari
donc abarundi babonaga ko abadede bataragera influence mu karere ahubwo bakabona u Rwanda rwaratumbagiye. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Nibyo koko babivuze ukuri, uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa? Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria, aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma, tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe. Muhayirwa ntago ari Sidikivu kugenzura Minembwe, ahubwo Muhayirwa ni muri teritwari ya Masisi. Hano aka gace M23 yagafashe werekeza kuri axe ya Gatoyi. Yagafashe bigenze gutubwo tugeze no muri Masisi. Uri kubona ko ari urugamba rwabaye hariya mu nkengero za Rubaya. M ikabasubiza inyuma isa nk'iberekeza za Gatoyi no kuri axe ya za Ruki n'ahandi, ariko nayifungira hagati kuko twavuga ko yafungiye za Gasenyi, ifungira hafi ya za Nkokwe, ifungira hariya za Ruki ugakomeza imbere gato ku musozi wa Mulema. Sibyo ni imbere yaho gato, ariko ntago yigeze ikomeza ngo ibasubize za Gatoyi hamwe baturutse, ahubwo twavuga ko urugamba M yarugarukirijemo hagati, ariko byibuze ikura turiti kuri Rubaye. Yego, bagize gutya rero bakajya bashaka kugaruka. Urabyaje kurangira M bacanyeho umuriro. Uyu munsi rwose agace ka Buhayirwa gahita gafatwa ni kuri axe ya Gatoyi. Kandi amakuru akavuga ko M23 yabarengeje Buhayirwa iri gukomeza kubashushubikana, ahubwo icyo kwibazwa yafashe Buhayirwa yaharenze iri kubashushubikana, kandi axe ya Gatoyi irabageza muri Gatoyi. Icyo nicyo cyo kwibazwa, birashoboka nkuko bitashoboka. Tugomba gutegereza tukabanza tukareba, kuko hari gishobora kuvuga ngo irabageza Gatoyi ejo ukabona igarukiye wenda imbere ya Buhayirwa. Ariko icyo nicyo nuko yarenze Buhayirwa ibashushubikana aho si Masisi. Ariko ku rundi ruhande hari operation zikomeye bano barwanyi bari gukora muri Rucuru. Izi operation zatumye umugabo witwa General Mbitezi na General Dominique Ndaruhutse. Buriya General Dominique Ndaruhutse ni ukuriye umutwe wa Semusinyatura mu bya gisirikare. Ariko akaba n'umugabo mwakunze kumva witwa Jules Mulumba. Niwe wari ushinzwe ibya politiki, akaba n'umuvugizi w'uwo mutwe. Usibye ko Jules Mulumba nawe yahunze ntiwamenya irengero rye. Iyi ntambara yatangiye afite amagambo menshi, ariko nawe yaje nibyo mubwira ngo abantu bashaka kwigaragaza cyane muri iyi ntambara bavuga Tshisekedi agera hakabakasa. Jules Mulumba ntuzi ukuntu yavugaga. Iyi ntambara igitangira yagiye no kuba nka gutyo ubona ba Kongolo. Niko Jules Mulumba yaratangiye kuba kuri Tshisekedi, yagiye akabonana na Tshisekedi. Ariko ndagira ngo ngwize ukuri ko haje inkubiri yo gutuma Jules Mulumba atangira guhigwa ahubwo na FARDC. Yego, kandi yari umuvugizi wabo, yari umuvugizi wa Wazalendo. Nibyo bizaba kuri bari abanyamurenge batazi ibyo barimo ba Kongolo. Twikomereze nandi kuri General wanuza Dominique Ndaruhutse, akaba afite umutwe wa Semusinyatura. Semusinyatura igizwe n'abanyekongo bo muri communauté Hutu bo muri Rucuru. Kuki bashinze uyu mutwe? Uzi ko hari ex-FARC n'intera hamwe bakiva mu Rwanda bahungiye muri Kongo na za Rucuru barahageze. Bageze hariya muri Rucuru batangira kwegera abantu bo muri communauté Hutu, ati rero namwe muturanye n'abatutsi. Ati dore nibo batwirukanye mu Rwanda, ariko bafite gahunda yo kubirukana na mushinga umutwe dufatanye twirukane bano batutsi hano muri Rucuru batazatumenasa. Nuko Semusinyatura yabayeho. Donc ubujyanama bwa FDR yashizemo n'imbaraga kugira Semusinyatura ibeho. Uri kubyumva ukuntu byagenze. Rero yafashe biriya bice byo muri Rucuru hafi ya byose za Bukombo, Tongo, Bambo, za Binza. Ariko Wazalendo na FDR basigara bihisha muri amashamba ya parike ya Virunga, bakajya bakorana za infiltration bakaza guhungabanya umutekano muri za Bambo, za Bukombo,
za Binza n'ahandi. M23 imaze igihe ikora operasiyo zikomeye, ubu rero aho zigeze ba Wazalendo ba Semusinyatura ba General Mbitezi na Dominique Ndarutse na FDL barebye basanga bagomba guhunga bira bice bya Rucuru kuko izi operasiyo n'akasamutwe zibamereye nabi. Barahunze rero bahita bajya muri bira bice biri ku rugabano rwa territoire ya Walikale na Masisi. Ariko ibintu nawe inahiri kubahasanga kuko nkuba amakuru ari kuvuga ko iri kubashushubikana byabambukije umugezi wa Rubaro, ikaba iri kubashora mu mashyamba ya Walikale, ndetse ndakubwiza ukuri ko nta gihindutse kano gace ka Pinga nako gashobora gufatwa. Axe rero ya Masisi na Walikale na Rucuru hano M23 imeze neza, iri muri operasiyo zikomeye. Ahubwo ahantu hari ikibazo nyine ni Minembwe, ndetse no kuri axe ya Oplato ya Uvira uvuye ku ndondo za Mitamba kumanuka za Biziba. Hariya naho natwe irwana urumva ko bameze neza kandi niyo makuru twahereye. Nabonye ariko bavuga ko Bodwe yashobora kuba ngo yanakoze operasiyo. Iyo operasiyo nkubwiye niyo Bodwe ari gukora. Yes. Okay, niyo operasiyo yavugaga yabanyayatura. Yego. Hanyuma mu yandi makuru nahoze mbona, sinzi niba nawe wabibonye, reka nze ngusomere ino text aho bagaragazaga ko ngo muri Bujumbura hari ubwoba bwinshi cyane, ndetse ko ngo hasa n'ahatangiye kugaragara umwuka ngo w'uko 23 bamwe muri bo bashobora kuba bari muri uyu mujyi wa Bujumbura. Ariko nahoze mbona bamwe bavuga bati ikigaragara cyo ati ashobora kuba yinasi nkuko nizi Burundi zabagoma Bukavu nayo nashye. Atariko iyo bashatse kuvuga iki kintu hari abo baba bashaka kwikiza. Ati gute rero ukabona nk'umuntu bashaka kwikiza ati kubera ko atuyungwa asa wa mugani M23 nasuragira. Ariko ushaka gusanga ati bavuga ko ngo abari inasi zaba 23 zahageze kuko bashaka kwica abo bantu. Atese bamenya gute inasi ko ziri muri Bujumbura kinasi itagenda ivuga ngo ngewe ndi inasi. Bwana Claude, wowe ubona ibyo bishoboka yuko inasi za 23 zishobora kuba ziri muri Bujumbura, ese zaba zimara iki noneho? Mbo ikintu nzi umva ikintu nzi nakubwizaho kuri Gasaro. Hano hari amakuru mba ndi kureba ngira ndebe ko hari izi update imite zitanga, ariko ndi kubona nta birenze cyane. Ikintu nzi Gasaro nakubwizaho kuri tuzi neza ko Burundi buhanganye nayo mu 23 niko bimeze. Ntago yemijyanganye na Kinshasa gusa, ihanganye n'u Burundi. Abantu rero bahanganye burya baratatana. Ndabyemera. Ubwo tuvuga ko Burundi bufite uko bushaka gutata ntago wabonye ko mu 23 tugeze gufata icyemezo cyo kwirukana abarundi mu mujyi wa Bukavu. Ntago bizi ntabwo ibyo bintu sizima mu mutabimenya, ariko twigeze kubitangaza mu update twakunze gutanga nko ku nkuru mama official. Kuki yikanze aba barundi mu mujyi wa Bukavu ikabasaba ko baba basubiye iwabo, nuko ivuga ati aba barundi nta wamenye ibyabo, duhanganye n'u Burundi wasanga bari kudutata. Kandi twe twaje tubasanga hano, hari n'abashobora kuba baraje barabaye infiltré. Musubiri wanyu kugaruka tuzajya tubanza tubigenzura. Kubwizo mpamvu rero niba M23 yikanga intasi z'u Burundi mu bice igenzura, n'u Burundi bugomba kwikanga intasi za M23 Burundi kuko barahanganye. Ariko nkuko wari ubivuze, ikibazo kibaho i Burundi nibyo izi ntasi ziriyo. Ariko izi ntasi ikibazo i Burundi kiriyo, batangira kureba abanyamulenge, batangira kureba babasirikare b'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi. Akaba rero batangira kumenasa. Ahangaho ukabona ko banabikoresha nk'iturufu yo kugira bareba abo bikiza. Kandi ndagira nkubwiza ukuri M23 ishaka intasi. Shaka intasi yanakoresha burya kenshi ntago ikoresha abanyamulenge, kuko abanyamulenge babavumbura mu buryo bworoshye, cyangwa ikoresha mu bwoko bw'abatutsi, kuko abadede bahora bikanga umututsi, bikanga umututsi w'umunyarwanda, barikanga umututsi w'umunyekongo, barikanga umututsi w'umurundi. Abadede niyo politiki yashingiye ku vanguramo, bakishingiye abadede bimvamo kari abahutu kurutuka ari abarundi. Ubwiza mpamvu bakavuga ati abatutsi badutegetse igihe kirekire hano i Burundi, tugira amahirwe ejo bundi twari turi kuvuga uburyo Buyoya yatanze Burundi akabuha abadede, nta segiteri bigeze bafata. Ariko nabo bagize amahirwe bakavuga ati abatutsi badutegetse igihe kirekire, ubwo twagize amahirwe tukagera ku butegetsi, rero tugomba gukoresha uko dushoboye natwe ubutegetsi tukabugumana. Niyo mpamvu bahora bikanga icyo bita umututsi, waba uri umurundi, waba uri umunyarwanda, waba uri n'umunyekongo, bahora bamwikanga kuko bavuga ati wenda hari igihe bazazana bakongera kudukuraho. So rero ikeneye intasi hari, ahubwo intasi zayo zibereye mu badede ahubwo, cyangwa se no mu barundi utapfa no kumenya. Ntabwo yapfa gukoresha umunyamurenge uzatamburika dushingiye kuri ideology ya CNDD-FDD
sibyo gusa ikiriho nuko Burundi na M bahanganye intasi z'abarundi cyangwa se M yikanga intasi z'abarundi mu bice igenzura abadede nabo bakikanga intasi za M23 mu bice igenzura ariko ikintu kiriho CNDD yo hari n'igihe bikoresha mu iturufu yo kugira ngo igira abo yikiza ariko ntibivuze ko nubwo ibikoresha mu iryo turufu icyo nacyo kitariho hano rero wenda difference iriho intasi ugomba kubanza ugakora iperereza ku muntu ryimbitse ukamenya ukabugira n'ibimenyetso bifatika mbere yo kugira umuntu mwita intasi abadede rero nukubisakuza gusa ariko washaka ibimenyetso ukabibara reka nze ngo urugero n'ikindi buririraho hari umunyekongo nibagiwe amazina ye weruka gufatirwa Bujumbura afatwa n'inzego z'ubutasi z'u Burundi ariko uyu mugabo ko nibagiwe amazina ye dini hari umugabo wakoraga muri za ONG ziri international wafatiye Burundi yanakoreye muri za Malawi yakorera no mu bindi bihugu ni umunyekongo wabaye Burundi igihe kirekire ariko yaje kwigirira amahirwe yo gukorera za ONG ziri international bajya gukorera i Burundi ariko Kinshasa niyo yasabye Burundi kugira bufate no mugabo nibuka amazina yendaza kuyakubwira Kinshasa imushinja ko akorana na M23 ariko hashingiwe ngo kubyo uyu mugabo yigeze kujya apostinga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se yandika kwira ntambara ya Kongo sibyo ubu kugeza ubu uyu mugabo ntago baramwohereza Kinshasa aracyari muri Bujumbura hafunzwe n'inzego z'umutekano cyangwa se intasi zabo cyangwa se icyo bita renseignement Burundi bayita renseignement perereza niryo rimufite yashijwe rero ngo kubikiso cyayo 23 bakanabihuza no kuba ari intasi zabo ahi Burundi ariko bigaragara ko uyu mugabo yikorera za ONG birashoboka ko n'intasi ishobora kwihindura umukozi runaka cyangwa ikihindura umucuruzi ukomeye ariko uyu mugabo yazize ibitekerezo bye ukabona intambara amaze igihe akorera zino ONG ni Burundi rero yarahakoreye ariko urumva ko bamutaye muri yombi bamushinja kubikitso ariko Kinshasa isabye ubutegetsi bwa Tshisekedi nako bwa Neva gutuwa umuntu muri yombi urumva rero ko uwo mwuka i Burundi ntiwabura kwikanga yo mu 23 ntago bishobora kubura bamwe bati biranashoboka kuba uyu mugabo Ndayishimiye kuba azi ko afite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati nabyo bishobora gutuma wa mugani ahora yicara akekeranya atese wa mugani ubundi ubu ariko nawe ari wowe ntago wabura kubikeka ariko nanone ikibazo kwishora mu ntambara utabanje kumenya koze zayo utabanje kumenya n'impamvu iyo ntambara itangiye wowe kayishoramo gusa ngo nuko ngo ndi kugira nanjye ngo nigire ndiga ubundi Burundi kugira buze muri intambara ikaze mubwire bwana ndaninga nyoje kukubwita bwana bazabimenye gwita madame ariko bizagaza tu nkunda gukora n'abantu b'abagabo nkabita babwana abanyamakuru ubwo rero nawe sometime hari igihe nshiduka nakwise bwana si bari inshuro ya gatatu nkita bwana kandi nabwiye abakunzi ba Gasaro TV ko usibye no Gasaro ni umukobwa muremure ushinguye w'inzobe ufite taye rwose ntago ari igishegabo sinzi impamvu nkwita abantu bifuza ngo kukubona kuri kamera ariko bakubonye bajya bahora bataje kumva amakuru ahubwo baje kwirebera umuntu wagize neza kubihisha njyewe cyo kora ndi umuhanga w'inyuma ya kamera imbere ya kamera nje nukuri bambaza n'impamvu nje baramuze usanzwe n'umuntu wese nzazabyandika buri wese agira impamvu oya nge ngira n'isoni buri wese agira impamvu kandi umunyarwanda yaravuze ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo oya nge ntago aribwo buryo bwawe oya ntago mvuze ko ari amafuti nibwo buryo bwawe buri wese agira style cyangwa se buri muntu agira impamvu ariko reka genda nakubwira amategeko bagira ibifaranga hari igihe kimwe ubwo wabona uri umwavoka hari igihe kimwe nzajya muri no muri iyo kariyeri ubwo wabona uri umwavoka mu butabera ngo habamo ifaranga ariko ngo atari rya faranga bahembwa twigeze kubona urutonde ahantu hari za ruswa nyinshi oya reka zambwire urwo rutonde rwarasohotse ariko no mu Rwanda rwarasohotse mu Rwanda ubundi nta ruswa nyinshi hari ariko ntihabura gake buriya rero havuzwe mu butabera havugwa muri polisi kandi ubundi abo nibo bashinzwe kurwanya iki ariko nanone umukobwa cyangwa se hajya ngo umukobwa bumwe agatukisha bose mu Rwanda ruswa bagerageza kuyirwanya ugereranyije n'ibindi bihugu ndetse ruswa yo mu Rwanda iri hasi ugereranyije ni Burundi Kongo Tanzania cyangwa Uganda n'ahandi cyangwa za Kenya ariko ntago hakabura ntabura batatu none se nta bantu bafungiye mu mageragere bazira ruswa ntibafunzwe muri abo ni harimo abayobozi se
ntiyarimo abo mu nzego z'umutekano se, ntiyarimo mu butabera se, ariko abo ni babandi bake batatira igihango cyangwa se barenga ku mategeko. Burya amategeko uko yaba ameze kose ntiyabura abantu bayarengaho, ariko abo nabo barahanwa accordingly. Yego. So ndi gukubwira rero ko never Uburundi bwaje muri iyi ntambara kugira bwigaragaze nk'igihugu hari. Donc abarundi babonaga ko abadede bataragera influence mu karere, ahubwo bakabona u Rwanda rwaratumbagiye. Yego. Noneho baravuga ati natwe tujye muri ntambara muri Kongo, dore ko banavugaga ko u Rwanda ariko rwagiyeyo, natwe twigaragaze yego nk'igisirikare gikomeye, natwe bigaragare ko Burundi dukomeye. Icyo ni cyambere cyabajyanyije. Ariko nanone bajyayo kubw'izindi nyungu. Ngo bamaze no kumenya kurwana ku rwego ruri hejuru kuro. Oya itonde, nago urutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Uzabaze. Ndabyemera. Yes, uko byagenda kose, nago urutugu rujya rukura ngo rusumbe ijosi. Yego. Indi mpamvu ya kabiri, Uburundi kuko buri mu bibazo by'ubukene n'ubukungu, baprofitaga kugira barebe ko icyo kibo bakiziba, nako icyo kibo bakizibe. Kuko hari imari z'amabuye y'agaciro bazakura Kongo, hari n'amafaranga Tshisekedi azabaha. Yego. Noneho abadede babona amafaranga. Cyo ni cya kabiri. Ariko hakazaho na ideology. Abari kurwana muri Kongo bo muri M natwe irwaneho n'abatutsi. Ngo kandi dufite amakuru ko nibamara gufata ibi bice bazanatugabaho ibitero natwe i Burundi, bakaba badukuye ku butegetsi kandi tubumaze igihe gito tudashaka kubuvaho. Nigeze kumva abadede bavuga ngo bazava ku butegetsi ari uko yesaje. Ariko ibyo nibyo ntago bikunda. Abadede nta n'igihe kinini bafite, ntago bazamara ku butegetsi nk'igihe ubutegetsi basimbuye babumazeho, kandi ibindi buzabibona gasa. Urumva izo ni impamvu eshatu. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi kuko twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.